mwana umugore wanjye twita atari uwanjye karabaye n'uwo byaje kugira ngo bagire byaragize urumva ugiye kubanduhira abandi n'uwo byagize nanza gufata amakuru ndamumenya nsanga ni umuntu ubwiriza cyane umupasiteri urumva ubwo noneho nawe ndamufata aho gati abantu nge muranze n'imiguruko mu kirere shaka ibintu by'imizozo kubita ingumi nakuza amahane yawe nakera mu myaka noneho ndamubwira ni rero urambwiza ukuri utabwiza ukuri nge turacakirana ni hasi hejuru hano gati wishyuza n'uwishyura haragira upfamo urumva nawe mbwiza ukuri aho ngaratiwe cyane nyine ubwo nabutyo tuzabigenza gutya ewa ni ibintu birebire cyo none se reka nkubaze ubwo nawe ndazamutse warabafashe wakoresheje DNA byagenze gute nyine bamaye amakuru urumva makuru nagakurirwa nyibaza madamu ndavuga ni banje kubaza uwo mugabo kuko nabanaga bari uni hugiye se ntugiye twari tuvuganye nabwo ati musange mu rugo ariko ibintu nose ngenda rero abandi ariko noneho ngo niba nyiri umusore nuko byagenze urumva ariko umupapa nabonaga ari umuntu wambaye amashapure asenga nyine nkabona ni umuntu atabikora uramubeshye banza urebe neza kandi yarabyemeye akansaba n'imbabazi akavuga ati ni ukuvuga ngo yabona hatagira umuntu unyumva umuntu uvuga icyo kintu ngo cyane yanze ko umuteza abantu ugiye ngo muganire uwo mugabo ko ari afite ibifaranga muri ya hoteli iwanyu sininde mu bantu bari abantu n'umukiriya wacu cyane uko biri kose sinakubwira ngo ni gute nanjye njye nubwo nabonye gutya ariko nabonaga asenga abona n'umudamu wanjye nawe arajya gusenga avuga ati ngo mbona umudamu wanjye yamashyikirana n'abantu basenga ikibazo bajye bafatana nkabona barafatanye rero nkabona batashe saa yine saa tanu yari kumwe n'umuvandimwe basenga nyine ubwo urumva nyine basenga nyine ni ugusenga kubera abantu basigaye batukisha izina ry'Imana nyine abantu bafashe ibintu by'Imana nkaho turi abapagani ariko urumva nk'uwo nguwo icyo kintu uwo muntu ninde koko umuntu ninde ahubwo gahunda ni inge urumva Gereka nihuta ko arambwiye atafite akanya gato mu rugo naye ntajya akunda kuba mu rugo akira sawa ubwo ngubwo namwe muguruke kandi mugire umusambanye ibyo bizaba oya twebwe turakijije ko muri babi none ndabona mwana ahita munamuhuhura Yesu yaratubatuye no bari bamubatuye sibyo sawa bagera y'amahoro yabwira abandi we yego uri kubarerera ariko shaka ngiye kuba papa sha ngasha sasa enoke we karame mukomeze n'abakiri yego ubwo ngubwo gahunda ni gahunda ibaze dusanze papa uretse ndatekereje aravuze ati ni umukiriya wacu kuri hoteli sibyo noneho mpita ntekereza umukiriya dukunda kugira cyane ukunda abagore yambabaza ku rwego rwo hejuru ibaze papa Jori yari n'inshuti yacu yajyaga abwiriza abantu bagatura abantu bagakizwa ibaze n'uriya mutipe ni inshuti yacu ubyibuka ni inshuti yacu byataye bigira dute ni hataye ariko twigendere ndashaka ubwire ikintu wampamagariye wose kimamagara uranshaka nisha akazi kanjye njye naje ibintu urimo urashaka bindi tuvugana bya birenze ku byo twavuganye ni ibi sasa rero wa mugabo icyo naguhamagariye ndagira ngo iki kintu kigire se ndashaka ko tuganira kandi tukavugana ibintu bizima bigomba kugira aho bitugeza ndabizi neza ko twakoze amakosa n'umugore wawe tunakora icyaha cyo kuba twararyamanye biza kuvamo ingaruka zo gutwita ariko se ubundi mbwirwa n'iki n'ubundi n'uko inda atwite ubundi atari urongeye tubigaruke urashaka ibintu tubisubize ibubise ntacyo ubu turi iwawe none nahaguma nkamuhamagara akaza akansanga mukagumana ntitahe ntacyo ntacyo. Uko nabiteguye rero wa mugabo we kamubwira ko nabiteguye
nicyo kintu ari guhamagara ngo tuvuganeho neza we proposal y'icyo ngomba gukora kugira ngo bikiri kare kuko ubu ngubu ngira ngo urabizi ibyambayeho nk'umugabo nawe uri umugabo nabishobora kukubaho kandi guca inyuma cyangwa gucana inyuma ku bashakanye twumva ni ibintu bisanzwe tubirekere gutyo bose ibintu bisanzwe ariko bijya bikunda kubaho ni umubiri twambaye urabizi no muri Bibiliya Dawudi urabizi yari afite abagore bagera kuri wizanira iyo migani yawe umugabo ngira ibintu dufate urazana Dawidi yari ahari muri nicyo nshaka kukubwira ariko nubwo yari afite abagore bangana gutyo icyo nshaka kumvisha no kugira ngo wumvishe ko umubiri twambaye ni umubiri wawukoresha ibyo utatekerezaga n'ibyo utateganyaga kuki mutabitekereza byarabaye ndabyemera rwose amakosa ndayemera byarabaye biranakorwa ariko aka kanya ni ukugira ngo nguhe cyangwa se mubwire icyo tugomba gukora kugira ngo ikintu tubashe kugikora wanacamutse njye ndumva aricyo ndimo ndashaka kuko nibitinda nimugoroba ndamwohereza iwawe ndahabonye mu buzima busanzwe ni umukristo kandi umwanya mfite muri kiliziya aho nsengera umwanya ukomeye cyane ku buryo n'abakristo ubwabo dusengana baranyubaha kandi ntabwo banziho ibintu by'amaganya cyangwa se gukora ibibi no gukora ibyaha rero iki bintu byabaye biramutse bimenyekanye gato icyubahiro n'igitinyiro nari mfite mu bakristo kidakirana icyo nshaka kukubwira rero ni ikintu cy'abakristo n'umuntu w'umukristo nateganyije ibintu bigera kuri bibiri wa mugabo uriya mwana ukiri mu nda ya mama ni umuziranenge kandi akeneye kubaho afite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose cyane rero nk'umuntu w'umukristo ntabwo nifuza ko hari umuntu utakaza ubuzima bwe kubera ibyaha cyangwa amakosa y'ababyeyi icyo nakoze rero naguhamagariye kugira ngo dushyireho umurongo muzima nicyo nshaka imbere na ibindi birimo kuzamo banza kukwisabira ndagusaba ko wagerageza ugafata umugore wawe neza ukongera kunyuramo nk'umugore wawe kuko ibyawe ntabwo ari ibintu asanzwe akora natwe si ibintu tuba dusanzwe dukora ni icyatubwiriye gutyo shitani yaratubwiriye ituma dukora amakosa gute ariko icyo ngiye kukubwira ni ukugerageza kureba ukuntu nibura wakongera ku mugore wawe ukumva neza ko ari umugore wawe hari icyo ugomba gukora rero hagati aho ngaho icya mbere ndashaka kugukorera konti y'umuryango wawe ukagushyiraho amafaranga afatika agomba gutuma umwana avuka ntabura amashereka ntabura amata ntabura icyo kurya mu gihe azaba yageze igihe cyo kurya ntabura ibyo kwambara amashuri ye ntayabure nuko akagira ubuzima bwiza mpabwa ukomeza arimo no kumva nuko nshaka hari inzu mfite hariya igeretse kabiri hano hakurya gato cyane ntabwo ari kure iriya nzu narateganyije kuyigura ibyo byose ihagaze agaciro ka miliyoni 180. ubundi nicyo kizakibahira icyo nshaka ni ukugira ngo umwana wanjye avukire ahantu heza ni uwanjye ariko unyemereye tuzamufatanya nawe umubere umwe kandi uzamukunde kuko ntabwo nanone nafata umugore bumuzane hano none yababizi ko nanjye wanjye afite umugore mfite famiye nyine kandi nk'uko nabibwira nk'umukristo ntabwo bigaragara neza mu bo dusengana sibyo rero iriya nzu ndayiguha ndanakugurira n'imodoka ihagaze agaciro ka miliyoni 40 aho ngaho kugira ngo ujye ubasha kugera aho nacururuka ubundi tukaganira no kugira ngo ujye ubasha gutwara umwana ntazagende mu ivumbi ntazagende ibyo ariko icyo ushaka cyane kugira ngo ugarurire umutima umudamu wawe kandi mubane n'umugore wawe umwizere kuko n'ibyabaye byose rega iyo mbonamo ko ahanini shitani y'igihe yanyuzemo ninjye wamushutse cyane bituma agira intege nke cyane ariko nanjye shitani yari yabigiyemo yanyuzemo bituma habaho icyaha ariko ibyo byose imodoka ndaguha imodoka
ubu nayitumije mu gihe ubundi aba yahageze aho watekereje neza cyane niya nzu yo nayo ndahita nyiguha nta kibazo hanyuma ufate umugore wawe neza umwubahe kandi utume umwana uri mu nda abasha gukura neza umuntu azabasha kugerageza ubundi uragerageza ukagenda ubyumvisha mu gace ntabwo nakubwira ngo byaza ubu ariko umuntu azagenda agerageza hanyuma ikindi rero kiruta ibyo ngibyo icyo ngusaba rero tuzakugira ibanga mu buryo budasanzwe ibanga rikomeye urimire no mu buduru ntazagire umenya kuri ya mwana ugiye kuvuka ibyo byizere wowe njyewe ibyo byabaye ibyabaye byarabaye reka tubifate gutyo byarabaye nta kintu twahindura ahubwo twe tugomba kubikansura ahubwo hagati aho ngaho yewe washaka no kugira ngo umubano udasanzwe nta kibazo ariko hagati aho bikabanza bikagira iki amasezerano muri plan mfite ushaka kuriya mwana umureka akavuka namara kuvuka azavuka witwa ko uri papa we noneho icyo tuzakora tuzamubatirisha nitujya kumubatirisha yewe nzamubera pare kugira ngo tube ababyeyi be baba hafi bagomba kumwitaho bakamukurikirana bakanamufasha mu buzima bwe bwose nzamubera pare yewe nzitwa kandi pare we ni umubyeyi we w'abatisimu ni nzamuhagarara muri batisimu hanyuma kugira ngo nanjye mbashe kuba hafi y'ibara ry'iranditse kuri cyane kubera ko atazabasha gukora ibyo ngibyo byakemutse ariko hagati aho ngaho ariko unyemerere ko ugomba kumubera papa ku mpapuro mwinjire mu ngenge ibyo ni terebye ariko hagati aho ngaho jye nawe akabanza akagira amasezerano wabizi ko ibintu bidafite amasezerano ejo bundi birahinduka witinda cyane ibyangombwa by'inzu nabiteguye tukandika witinda ibyangombwa by'inzu nabiteguye icyo nari nkeneye kwari kumva umbwira ngo wabyemeye gusa ngiye kuguha ibyangombwa by'ubutaka by'iriya nzu ndaguha imodoka yo izaza ejo bundi mu cyumweru gitaha nabikubwiye nayo uzahita kwifata amajerwa iyo izaza ihita hanyuma ibindi byo konte uraza kumbwira konte yawe ukoresha ibyo turabikora ngo mbere hanyuma kugira tujye mu bindi zana izo papuro kavuzanire zizane ibyangombwa ushobora gutinda ahubwo ugasanga bizabibagaruka gake gake amanyubako mu bujuje ibintu n'ibipangu barutera okay naho ubundi iyo utaza kwicara ngo utekereze aka kantu yesu we nta minsi ibiri wari kumara oya nawe bivuga wishaka kuzana n'iterabwoba kugukorera ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga yuko ari we mu by'ukuri n'izina mikorere bikoreye umwana na mama we ntacyo sibyo ariko ikindi nanone n'iterambere kuri we yego ariko hagati aho ngaho nizere ko ubonye isomo nawe ugiye kwicara noneho ugakunda umugore wawe neza nta kongera kumuca kuko ubu se umuciye inyuma nk'abandi bana babiri imitungo ntiyahita wowe yareka mubwire ibivuga byinshi abagabo ndabona imitungo we ni myinshi ushobora gutera n'abandi batanu ugasanga izi ziragiye icara nawe noneho ukunda umugore wawe umuntu ajya kunabwiriza nkakubaha ariko ubu ngubu usigaye n'umwaka ushaka gukubita n'imigeri kubita vuba imbara iki ngiki ni icyangombwa cyahariya kuri iriya nyubako hanyuma rero ngombwira na nimero de konti yawe zabibavamo gake nta konti nanjye tuzajya kuyifunguza ubwo cyangwa se mukantongere nta konti wagiraga ntacyo ndaje mvuga ari n'umukozi wo kuri banki yafunguriye konti ugisigaye n'imitasiyo ibintu bikata bibi byanjye nta kibazo imitasiyo ejo mu gitondo turajya kuyikorera nta kibazo vuba ariko inama nkubwiye uyumve nutabireka nibi bisigaranyemo waza usigana kino gikapa cyabo hagati aho rero uko twemeranyije katugirana amasezerano yanditse yuko nta kibazo na kimwe ntacyo
birimo kuzabaho kuri uriya mwana ndetse na hagati yawe. ubwo nawe nyine ushaka kubigaruza ushaka kuvuga ngo babigusubize urumva nta cyaba ni pa imwe. abwira tera madamu ugeze hose papa yewe wowe yewe Ngendahayo ari mvisha ngo bakwita papa nde guhaye n'abana ubutaka bufite ubuso bungana n'ibihumbi 2,375 burimo inzu ya etaje igeretse gatatu ihagaze agaciro ka miliyoni 180. wowe amafaranga n'urayavuga nkaba nihaye niyo mwungeri Mark kugira ngo azabashe kwita ku mwana ugiye kuvuka, uburezi bwe, amashuri nicyo mvuga, imibereho ye, imirire n'imyambarire ye, umwana akazaba ameze neza akazakura ameze neza. Njyewe nabyemeye ibyo mwigize byo bizagenda birangira. Sezerano abayita ya babiri ubundi aya ngaya aba hagati y'umugabo n'umugore. ndaza kugafotora ndaza gukora nanjye umakanye nkabika kuri telefone nta kibazo. hanyuma rero nizere ko tugiranye amasezerano birarangiye. yego ibintu ni amahoro, tuzahurira mu mubatizo. ni amahoro, umwana azavuka akure, nzamubera pare nta kibazo, hanyuma uburezi bwe n'uburere bwe bukomeze kubwitaho kandi bizagenda neza. gusa ntuzabigire abantu beza, uzaneza abantu batumye nta cyabaye. kandi ikindi nakubwira cyo rwose na madamu wawe umubano ushobora kuba waza hagati yawe nawe ugiye kugata kugira ngo ubashe kugira urugo ko nongera kubabona noneho ibindi ntugire ikibazo. nanjye icyo navuge wacyumvishe nawe niba ushaka ko ukomeza mu mahoro nawe burya amakosa aberaho kugira ngo twige. niba utarize ubwo ngubwo n'ibi ngibi mbonye bizavamo. sare yo ngo reka ngo werekeze ikingure madamu ataza akanagusanga hano ku isaha zo kuva ku kazi zigiye kugera. ikibazo kabisa ariko ufite kano kanya adahari kuko ntabwo nshaka ko biba rusange. reka tugende ngo werekeze tugende hanyuma tugenda tuvugana kuri telefone. sawa urakoze. sawa
Bite se akazi byagenze bite? Ni sawa. Ese bite ko mbona intebe ebyiri hano? Izi ntebe ebyiri se?